mubikora gute mwiteguye n'umurabyo sha amashyi menshi cyane kuri mwe. Muri gare ya Kayonza habereye ubukangurambaga bwahaye inyito ya Turindane Tugerayo Amahoro. Ni ubukangurambaga bwateguwe na Polisi y'u Rwanda mu rwego rwo gukangurira abakoresha umuhanda ko bawukoresha neza birinda icyatuma batagera iyo bajya amahoro. Abakoresha umuhanda mu buzima bwabo bwa buri munsi bavuga ko amasomo bagiriye muri ubu bukangurambaga arabafasha kwirinda impanuka. Isomo rya mbere nk'umumotari makuye ni uko hari tutubahirizaga nk'abamotari ariko tugiye kubigenza neza, hanyuma twese ku mpande zombi tuzabikora neza cyane. Nungutsemo ko uko nitwaraga ngiye kubikuba inshuro nyinshi cyane. Kugenda mu muhanda ni byiza, ntako bisa, nawe mbangamiye, yaba abagendesha ibirenge cyangwa moto cyangwa imodoka, bose tuzabikora neza cyane cyane ko akenshi harimo abagenzi bacu baba batabyubahiriza. Niyo mpamvu polisi ikomeza kutwibutsa inshuro nyinshi. Tubiha agaciro nk'uko polisi turabizi neza ko ituzirikana, niyo mpamvu bakomeza batwibutsa. Natwe rero twasanze ubuyobozi butuzirikana cyane. Niki ugiye gukora nyuma y'ubukangurambaga? Ikintu ngiye gukora, nababwiye ko ngiye kwisumburaho uko nari meze, kandi ikindi ndabwira ngo bagenzi banjye bose bakoresha umuhanda neza. Twawukoreshaga neza ariko tugiye kwikuba inshuro nyinshi cyane. Iki ukora kugira ngo wirinde impanuka zo mu muhanda nk'umumotari? Icya mbere, gutendeka ni ikosa ku bamotari bagenzi bacu. Icyo twirinda kugira ngo tudakora impanuka, igihe nakora impanuka nteko umugenzi umwe nkamwambika kasike nkagenda mu muvuduko wagenewe utegetswe. Ni gutyo bigenze. Nibyo ni byiza cyane, ni iby'agaciro abayobozi b'igihugu baba badutekereje nkatwe abashoferi, bakongera kutwibutsa abo turimo muri izi ngamba zo guhora buri munsi duhora mu muhanda dutwara abantu, kutwibutsa ko tutagomba gutwara imodoka twasinze. Ni iby'agaciro, ni byinshi cyane twagiye twigiramo, ariko batwibutsa, abayobozi babashimira muri rusange. Tugiye gukora gukurikiza amabwiriza abayobozi batugira inama buri munsi ku munsi. Uhereye kuri uyu munsi wa none, izo batugiriye zose twazumvishije, tugiye kubishyira mu nshingano kugira ngo abagenzi dutwara buri munsi ku munsi tubagezeyo amahoro nk'uko bikwiye. Wowe usanzwe ni icyo ukora kugira ngo wirinde impanuka zo mu muhanda? Icyo nkora cya mbere ni ukurikiza amategeko y'umuhanda, ibimenyetso byo mu muhanda byose nk'ibikurikiza. Tubasanze hano hari gutangirwa ubutumwa bwa Turindane Tugerayo Amahoro. Ni ubutumwa mugiye kwakira mute cyangwa se kubahiriza wenda mabwiriza bari buduhere hano? Ubu butumwa bwari bukenewe kuko mu muhanda dukeneye umutekano, kandi hari abantu benshi bava mu byaro, bava ahantu hatandukanye ariko badasobanukiwe uburyo kugenda mu muhanda. Iyo duherewe ubutumwa ahantu nk'aha bitugirira umumaro, kuko n'abatari bazi ko umuhanda ukoreshwa babyigira ahantu nk'aha. Ni byiza rero, ibi bintu byari bikenewe. Ubona hari impinduka bigiye gutanga ugereranyije n'uko wenda mbere twakoraga, ariko nta mabwiriza inzego zitatwegera ngo zitwigishe gukoresha neza umuhanda? Ubona ari cyo bigiye guhindura? Birahindura byinshi, kuko icya mbere, nta muturage uzongera kwambukana ikinyabiziga kuko yabwirijwe ubutumwa, kandi nta n'umushoferi nawe uzabangamira umuturage cyangwa se abangamira ibindi binyabiziga. Umuyobozi w'ikinyabiziga aba agomba kugenda neza mu muhanda mu rwego rwo kurindana nk'uko ubutumwa buvuga. Turindane tugerayo amahoro. Byiza nitubishyira mu bwonko tukabyumva neza tukabikurikiza. Kumva ni kimwe no gukora ni ikindi, tukagabanya stress, tugakora icyo twabwirijwe gukora, kandi nibyo byatugirira umumaro. Twarinda ubuzima bwacu n'ubwa bagenzi bacu. Murakoze. Umuvugizi wa Polisi y'u Rwanda ACP Boniface Rutikanga yibukije abakoresha umuhanda ko ari inshingano zabo kwirinda
ariko avuga ko mu kwirinda impanuka byajya bijyana no kwirinda gutwara ikinyabiziga wanyoye ibisindisha. Ibi yabivuze agendeye ku mibare ya polisi aho igaragaza ko abafatwa batwaye ibinyabiziga banyoye ibisindisha bari ku kigero cy'imyaka 22 na 35 kandi bose akaba ari abagabo. Ikibazo kiba cyagaragara iyo mibare yose mbabwira usanga hejuru ya 60% ari abatwara moto n'amagare tuba twafashe. Mbonereho abantu bajye babaza ku mbuga nkoranyambaga ngo ariko n'utwara igare apimwa ko yatwaye igare yanyoye? Yego, arapimwa kandi tukamuhana, tukamushyikiriza umurenge ukamuhana uko amabwiriza njyanama biteganya. Ntibazatwara igare akanywa agasinda agatwara umuntu akumva ko bitamureba, kuko nawe ari mu muhanda kandi nawe impanuka yakora ahiteza n'abandi bakoresha umuhanda. Rero muri mwaka wa 2025 cyagaragaye, ndetse no muri iyi minsi mikuru abatwara moto, abatwara amagare bari hejuru ya 60% y'abantu dufata banyabisindisha. Bamwe turarazi bafatana bazifite amajaketi n'abambaye n'urubyiruko. Ikindi nababwira nuko abantu dufata banyoye batwara ibinyabiziga banyoye alcohol cyangwa ibisindisha bari mu kigero cy'imyaka 22 na 35 kandi bose ni igitsina gabo. Minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu Dr Vincent Biruta yasabye abitabiriye ubukangurambaga kujya bubahiriza imikoreshereze y'umuhanda. Batise ngo turindane tugereyo amahoro. Ikigamijwe ni amahoro, umutekano. Turindane biravuga ngo ndakurinda nawe undinde. Mbese ntabwo nkwiye kuba ikibazo cyawe mu muhanda, nawe ntukwiye kuba ikibazo cyanjye mu muhanda. Ibyo biravuga ko buri wese afite uruhare kugira ngo umutekano mu muhanda ushoboke. Byavuzwe, byasobanuwe n'ababanjirije kuvuga, ari gavana w'intara n'umuyobozi wungirije wa polisi y'igihugu babivuze, na meya w'akarere ka Kayonza, bavuze bose bagize icyo babivugaho. Imihanda ni ibikorwa remezo bijyanye no guteza imbere ubukungu bw'igihugu bishingiye ku buhahirane no ku migenderanire. Imihanda tuyikoresha kugira ngo ibyo twejeje bigere ku masoko, kugira ngo ushaka kujya gusura abantu aha abashe kugerayo, ari kugira ngo ushaka kujya kwa muganga, abashaka kujya ku mashuri, bose bakenera ibyo bikorwa remezo, ubucuruzi mpuzamahanga n'ibindi. Mu kugira ngo bishoboke dukoresha kenshi uburyo butandukanye burimo ibinyabiziga, imodoka nini zitwara ibicuruzwa, imodoka nini zitwara abantu, intoya, amapikipiki, amagare, ndetse no kugenda n'amaguru umuhanda biremewe. Ibyo byose kugira ngo bishoboke bisaba ko habaho ibyo twubahiriza, ibyo tugenderaho kugira ngo umutekano ushoboke kuri buri wese. Ibyo ngibyo bimwe babivuze, birimo ya mihanda nanone, ariko hari ibyapa, hari za kamera, hari ibindi bashushanya mu mihanda bibereka icyo ugomba kubahiriza. Hari amategeko yashyizweho ajyanye nabyo, hari na polisi y'igihugu ishinzwe umutekano mu muhanda. Ibyo byose biba bihari kugira ngo wa mutekano tubashe kuwugeraho. Ariko ntabwo bihagije kuko buri wese ukoresha umuhanda, yaba atwaye imodoka ntoya cyangwa nini, yaba atwaye ipikipiki, yaba atwaye igare, yaba agendamo n'amaguru, agomba kugira ibyo yubahiriza bishingiye kuri ya mategeko agenga umuhanda kugira ngo wa mutekano ushoboke. Wowe rero utwaye imodoka, utwaye ipikipiki, utwaye igare, menya ngo nk'uko wumva ko ukeneye
kugera iyo wajyaga ukagerayo amahoro. Ugomba gukora ibishoboka kugira ngo ibyo ubigereho, ariko na mugenzi wawe muhuriramo nawe bigende bityo. Ibyo biravuga ngo buri wese agomba kubahiriza ya mategeko, kubahiriza ibyapa, kubahiriza za kamera, kubahiriza umupolisi ubishinzwe uri ku muhanda, ariko agomba no gukoresha cyane umutimanama we. Umutimanama we niwe umubwira ngo ngomba kubyubahiriza kugira ngo ngereyo, ariko ngomba no kubyubahiriza kugira ngo n'abandi duhurira muri uyu muhanda bagereyo amahoro. Ntabwo rero tugomba kubona mujya mwumva impaka ziba ziriho hirya no hino ku maradiyo n'ibindi, kwinubira umupolisi uri ku muhanda ngo uraguhagarika cyangwa uragira ibyo akubaza. Ntabwo ari byo. Wari ukwiye kuba umureba uriya mupolisi ari hariya kugira ngo afashe kugerayo amahoro. Abimfasha ate? Abimfasha angira inama, abimfasha asuzuma ko imodoka yanjye yujuje ibyangombwa, ko nayo yujuje ibyangombwa, ariko abigeraho anagenzura n'abandi bose duhurira muri wa muhanda kugira ngo nabo babe bujuje ibyo ngibyo batambangamira jyewe. Abinuba bijujutira iki n'iki akenshi aba yireba, akireba agatangira no kwishakira impamvu. Nanyoye ariko sinanyoye nyinshi, mfite ubwenge, nashoboraga gutwara, ariko ubundi amategeko itaberaho ni ukukubwira ngo wowe irinde ibi. Ntawakubujije icyo wakubujije ni ukunywa ukagera mu muhanda utwara ikinyabiziga. Niba utwara ikinyabiziga ushobora kubyuka ukajya mu kazi kawe ugahita aho ushaka, ukirinda kunywa, wamara kuruhuka maze kubika cya kinyabiziga ukaba noneho ushobora kunywa kuko utari bwongere gutwara imodoka cyangwa se ya moto. Rero kwijujutira umuntu uri hariya kugira ngo agufashe kuba wagireyo by'amahoro, cyangwa se wabona mu muhanda ukabona ko ari ikibazo uhuye nacyo, ntabwo ari byo. Nibyo mukwiye kwirinda, ibyo dukwiye kwirinda twese. Umupolisi wakwiye kuba umubona ukavuga uti umupolisi ari hariya kugira ngo amfashe kugenda nagera iyo njya amahoro. Mu kumfasha aragenzura abo duhura nabo hariya bose kugira ngo batambangamira, ariko nanjye ngomba gukora iyo nsabwa kugira ngo ntagira undi mbangamira, bikaba byagira n'ingaruka ku buzima bwe, ari ugupfa, ari ugukomereka n'ibindi. Ibyo byose hari ibyo twavugaga by'ibyapa, hari za kamera, hari abapolisi, ariko hari n'ibinyabiziga tugenda. Ikinyabiziga cyawe wowe ukigiye mukicaramo ukagenda, ugomba kubanza kumenya ngo cyujuje ibyangombwa, ntacyo kiri buneze, nta kibazo kiri buneze. Nibwo haziramo nabyo bya control technique n'ibindi, kugira ngo tumenye ngo buri wese uri mu muhanda ikinyabiziga atwaye ntabwo kiri buze kuba ikibazo ku bandi bakoresha umuhanda. Mu butumwa bukunzwe gutanga muri gahunda ya Turere Tugerayo Amahoro hibandwa cyane cyane ku mikoreshereze y'umuhanda, hirindwa icyateza impanuka zo mu muhanda. Ndi Sam Ndagije, Hope TV Rwanda, mu karere ka Kayonza.